ukamugira imbogo ku musozi urumva ibyo bintu ari byo usenga utanyisobanuraho utanyisobanuraho reka mbanze nkubwire urumva nyine nakoze iki ugarutse kurya andi mafaranga yihagera uyu mama Christian nasanze atari wa wundi narinzi yarasuzuguye arasuzugura ashaka kurigita nkabura hundi gitira yicara hano hamwe reka nkubwire umwana afite ba nyirawe umwana wanjye waramwishe umwica ubupfu amatara ntaruka umuntu kubasaba imbabazi no kumutega amatwi wari uzi n'ikindi rero wari uzi ikintu kigiye kuba icyo kintu kigiye kuba niyo mpamvu waje uyu mugore mwashyingiranye atwite cyangwa adatwite kuko Christian si uwawe niwe wabikwibwiye niba atari uwaramaze niba uwa mbere atari uwiwe uwa kabiri ndamutwitiye ufite icyo kibazo wa mukecuru nari nabikubwiye ko waje kunsenya niko mwakoze ubukwe utwite utarigeze ubimubwira wamwisha ari wowe kuki utigeze ujya kumushaka akaba nibyo ujya kumushaka nkabuza rero hose ntabwo wari ubizi nanjye nakubwiye ngo tuza kurongore nigendere ngwiki ikindi kibazo ufite tuza kurongore nigendere reka nkubwire nuko ufite iyo nda ibyo nari kugukorera ari iki ni ukuri kw'Imana ntabwo ushobora nayimurutsa ntabwo undushye ingufu nakwereka ibyo nagukorera dore kwasi kurya si buno mama reka mbasabe nibyo uri kurata ugize niyo si yawe wicara ubizi mfite uburenganzira bwo gusohoka nkagenda mukayisigaramo mukayishyira ukagenda se wamubonye ko yari yarwaye bwake ntabwo ariyo bwake iruhande rwawe yari yarwaye bwake tuka mu muryango umeze ute mfite amafaranga mushiki afite amafaranga ntabwo twananirwa uyu nguyu we wabyumvise wowe rero umugabo nkubwire urumva aho kugira ngo usuzugure umuntu gutyo umva nkubwire ntega amatwi ntitaye ko urwaye ntitaye ngo uri gukiruka ngo uri gukora iki hitamo nyoko na mushiki wawe cyangwa uhitemo njyewe bya bindi byo gukomeza dukubitana ngo bikini no ntabwo bikiri bya bindi hitamo njyewe ngiye guhita mfata ivarize yanjye usigarane nabi wawe gifata utumuke nayifate atumuke agende n'ubundi yakwikize mu bibazo urabona abana batarabawe ibyo naje nkabone hano ugiye nibyo nabonye bibi urumva mfite igisubizo ushaka gutanga ni iki ushaka gutanga nyine mubwira ababire ashye wanjye nawe mugore wanjye mu ntega amatwi nabumvishe ko mwavuze cyane kandi mufite ishingiro ibyo muvuga birafatika kandi birababaje ariko nkurikije ibyo nanyuzemo ibyinshi uyu mugore yaciyemo hari amakosa yankoreye nanjye harabanakoze ariko ingaruka ndazicuza uburo numva nshaka kubaka nafata umwanzuro nkihangana uwo mwana nkamurera n'uyu ndetse ntwite nkamurera umva se sheri nkabasaba namwe mukihangana ufite urugo na mushiki wanjye abayeho neza ndabizi ko nta nzara afite reka mbasabe mwe mugende mundeke nubake ugize ngo iki dukeneye kubaka koko magaraje arakondoye uyu mugore reba ukuntu yari yarakugize wararwaye bwacyo urabaye nk'uruhinja hano mu buriri arakondoye turagukarabye hanze gukarabye ugarurira ishyano ry'umugore mama umugize zero none imbere y'umugore vura ijisho ejo kari kureba kari gukanurira nibyo bibaye mwana wawe gusa wowe byara wuzuze hano arere njye nzakomeza kubabera umubyeyi ariko ntabwo mutega iminsi ariko Imana yo mu ijuru ibirebe ibyo wakoreye umwana wanjye hari igihe kimwe uzabyicuza kuba ahangaha ntabwo ari uko nari nabuze ahantu mba ndahafite naryamaga heza yewe n'ibiryo byawe wacu nagusaga nzareba ibyo nariye ngerekeho n'ibyo nje kubareba nzabizana Imana ishimwe ko umwana wanjye akize wowe biliyoneri naragutwise mutwita amezi 9 mama ndabizi ndakubyara we na mushiki wawe papa wanjye ataha akiri muto mukiri bato cyane ndabarira nta wundi mugabo nigeze mbashakamo mushiki wakora ubukwe aragenda abona umugabo ntiyatwirengagiza aduha byose dushaka n'amafaranga mbere wari wabonye ni ukubera umugabo we
ariko ajya byibuka mama udukojeje isoni imbere y'umugore wawe utweretse ko turi amafuti nk'uko yadufashe akadushyira mu gatebo agapfundikira akajyaza akagira gute mwana wa nta kintu mubwiye hari igihe kimwe nzakikubwira erega natwe dukeneye kwigira ku makosa twakoze tukubaka urugo rwacu rugakomera ahasigaye rero mugire urugendo rwiza urakoze cyane nawe urakoze uzabyare neza uzaza no kumpera n'ejo bundi uzongere uzagira abana benshi buzuza urwo bataraga umugabo wawe nawe ukuntu wari uri kujyana nk'urutana mu binogo ubu nanagukara abankata se turayiteranyije niwe nkorera akira shyiramo nimero yawe nkwishyura amafaranga ushatse wanayihorera da ntakarifite nari nkwihereye uri kumfasha se wowe njye nagusabye ubufasha mpereza telefone yanjye nta n'ubusoni reka nze nkohereza amafaranga yawe utaza no kumenyera wawe amafaranga yareke waramfasha nagusabye ubufasha si kuri timaya se twasaba imana timaya nta mafaranga nshaka yewe ndayakoherereje uramfasha wowe wowe nguhaye wowe kuraruje wowe uramfasha cyakora abagabo harimo n'ingirwa abagabo wallahi ubwo utangiye bwa bubi wawe bwo mu bamotari ubwo uri kuvuga iki basa abamotari bose nawe yuwaye ese ntubona wowe kuri akayuwaye ugasanga n'abandi ari uko nguko uwo mugabo yaragutaye asigiye inzu asigura urupangu ajya kuri kagakobwa kanishya gutya kakarozi nduzi karakarozi reba nyashu uhagaze ndakwiyamye n'undi munsi ntukazajya umenyera ibyo umugabo wanjye ubijemo gute nyamara njye mfite amakuru wowe umunyamakuru bundi yewe mfite amakuru bitese amakuru nasanzwe ni meza tu ko ntunguye se ntabwo nagombaga none se ko nguhamagara kuri telefone numfate urukumva nari gukoresha intumwa ziza kugushaka uhamagara nimero yanjye singufate warebye igihe naguhamagariye ku kigise dupfa kiza gutuma ntagufata kuwa gatandatu naraguhamagaye nkubonye utambuka ku isoko ndagusifura urahindukira urambona nzi ko njye wambonye urangije urakomeza nguhamagara kuri telefone ntiwamfata niki cyatuma ntaza kukureba se ngutunguye nubwo byita gutungurwa ariko njye naguhamagaye ngambira ntacyo uratuje amagenzo yawe ntaya uratuje uko mu mutima wawe nta kibazo nta kibazo ufite ubu uraryama ugasinzira ko gusenga byo ntiwanabibasha ndabizi neza ndasinzira urasenga nesuje kunyigisha uko basenga hano iwanjye uvuga ngo akenshi abantu bakunda gusenga basaba ngo ifunguro ribatunga nzi ko bari bonye akongera gusenga usaba iki se kuri ko nce imigani nkaho wagira ngo ni miliyoni wampaye igihe kirageze nyine ngo tubivugane niba ari make ibyo mbwira kuko nifite gahunda ndi kwigendera niba ari makeya burya ariya ni murumuna wa miliyoni si byose ushobora kuvuga ngo si miliyoni ariko ni murumuna wayo wumve ko bivugana bifite amaraso ndi kugenda afite gahunda ndi kujyamo mbwira vuba ngende nta gahunda ngira se nyuze hano ngira ngo ngire nawe tugire ibyo tunoza ayo mashyi wayagubwira ngo yakomere mu materaniro ntiwabishobora ahubwo ugiye kuyakomera cyane mbona aje nk'iyagatumwa nk'iyagatumwa ni nako bimeze ariko buriya none se kuvuga no gutaruka sibyo erega mbwira ndi kumva 100 wanyatse sibyo kandi ushake ngiye ngushaka ayo makuru ugenda uyashyire mu nkono yaryo kwereke genda uyateye kuyarya nkwereke twagize ngo nguhaye rifite intakuzi nkwereke nabikubwiye nta foto nta cyabaye nkwereke uyu muntu uramuzi kankwereke nindi uyu uramuzi ngo sindi kukwereka se uyu wese uramuzi urasetsa ngajya wambwira neza ayo makuru se wayakuye umudiho uva mu itako
sugira ngo nandi bukwirya ngo ntabwo nkeneye ubwo bugambo bwawe mbwira niba udashaka kubimbwira ureke nigendere mbwira neza amakuru yose ni njyewe yafite mbwira nyine niba utashaka kumbwira bayire muzagira akayuwaye ndakora umbwiye ko uyu muntu muzi sibyo ndamuzi nyine yitwa ubu ni umugabo wanjye nyine yitwa Brionel yego ahantu ari ndahazi nako gakobwa baho ndakazi gusa ateye agahinda urebye ahantu baba ni ukareba n'urupangu yasize ntaho bihuriye n'ukuri ntaho pe ntabwo yaba yaragiye bataramuroze kireka nimba uzi neza ko ahubwo ujya umubona wowe oya yaragiye rero nshaka ngewe tugende rero ndi kwihuta urumva mpereza nimero zawe ubwo nibiba ngombwa nzaguhamagara nyine ujye kwa nyine urabikeneye nabyikeneye mpa nimero zawe ugabanya amagambo birenze ejo wasanga ndahari kufite amagambo menshi ubundi bimeze gute nimba uzi ko umukeneye ukaba wumva uri tayari azijyana zituzuye se kwaburaho umwe shagira ubugambo pe n'ubwa mbere mbona n'umutatu sawa rero nzaguhamagara ari nge sinagotwa pe nagebe abo nkaza nkwifotorezaho gusa arankaza nsinzira ubwo biri uko bikeye ngo yarwaye ngo bamusizeho ngo sima ibiki n'ibiki nge twarihuriye sibyo amaso kuma inshinyikaze Shadi yase ni babwira mugende mukundana n'umushadi bwose mu ndeka mbanze mvugane nawe wimvugiramo sibyo nubwo uri wawe sibyo ikihakubesheje ni wowe ukizi ahubwo umva ikinzanye twarihuriye nta sima namubonanye uri kubyumva neza nta gikomere namubonanye n'iby'impanuka nabonye atabizi urumva kandi igihe waramamagaye acacana umugusheri wawe gakoze impanuka ngari nkubita sinakoherereje uri kumbuza kuvugana nawe urabyibagiwe sinaguhamagaye ngira ngo tubivuganeho ukankupa wamara kunkupa nkongera nkakuhamagara ati icyo nshaka no kohereza amafaranga nka 1,000 kuri telefone si telefone yawe nayoherejeho asoje ngusubize kubivuga woroheje bikorane courage wajya mu kabati ukayarebamo wasasura ukayareba gutya nje nkeneye ibihumbi byanjye 100 kandi simbisiga uriya rero ukina n'ikipe utazi uri ikipe ntabasha kumenya nyine ndikukubaza wowe uri ikipe naze Shabugufi nkubwire Shabugufi njyewe Shadia ntabwo ujya gukundana na Divine nta ruhare nabigezemo nta nubwo nigeze mugwamo pasi none amafaranga yanjye ni wabonye agomba kuvamo pasi amakosa ya Divine ahubwo rega Divine ndikora nakosa afite amafaranga niwe nayahaye kandi Divine nabonye adafite ubumuga ni gute utama amafaranga yanjye ubu uri mu gakino ariko kuri iyi saha ikirere urimo ntabwo ikizi ntacyo nzi ariko ndavange nkimenya amafaranga yawe singe nayariye sinyasiga ariko yariwe na Pasteur Jado inde aribwa na Divine Pasteur ari kuri kuza wibaraguzwa tugambo ndi gushaka kumenya ngo amafaranga yanjye ngo yawe ngo singe wayariye ngo yariwe na Pasteur ngo na Divine Pasteur yageze amamagara ahubwo agera vuba manika amaboko ushira agapira Divine ko nge nahuye nawe akarahira kirenga urumva nje nkanga kubyumva kari we wampamagaye uri kumbwira ibya Divine gute uri kumva mbaka kumwizera ariko ari kubona ko afite ibikomere Pasteur yageze mu iyo diru gute ntabwo mbizi sinzi ibyanyu sinzi ubizi genda shaka kubisobanurira je nagwa amafaranga yanjye uri kumbwira bayariye ari we nayahaye mu buryo Pasteur yagezemo nabyo ahantu Jadari urahazi ahantu iyo mabeshu yawe iri ngo ni Divine urahazi ntabwo nabyaye nta nabari mu nzu yanjye ahubwo inama nakugira zungomeze kunsonga inama nakugira ntega amatwi cacana bari abantu bari mu gakino ariko wowe urahunamye ntabwo ushobora gukanura amaso yawe ngo birebe ako gakino niko gushaka kumenya nturi kukambira noneho baraje bakoze urumva baraje bakoze ku buryo no kubona amafaranga 5 ku mufuka yawe bizajya bikunanira inde Divine uri kubyitiranya uretse n'iriya nzaraje iki none se mukuri nyine ko amafaranga reka kakanya ntabwo ndamenye hejuru y'uduhumbi 100 wagira ngo ni miliyoni wampaye none ni makeya buretse kundapana buretse uraje wibonere hanze hari abana bazi kwicara mu mafaranga ubwo ntiwasanga na Divine no kuguhamagara amamagara mfitanye nawe gahunda yavuye hano atijyanye nyine mbwira amakuru y'uwo Pasteur uri kuvuga umbwire nawe Divine ubihuze n'ibihumbi byanjye 100 ayo mafaranga 100 nagusobanuriye ngo ntabwo ari njye wayariye ariko niwe nayahaye kandi niyo yaza kuba ari nanjye 100 se ni mafaranga ki wari umpaye
rindira rero bakurya amafaranga Shadia ntuzane ibintu by'amanyanga n'ibintu bidasobanutse nje ndi kukubaza amafaranga yanjye ngo udufaranga 100 nyine pasiteri yandiriye amafaranga ate pasiteri n'umugore wiwe bari muri diro kuri divine nawe imeze ite nyine nudakanura ngwe maso na hari yutuye harakugenda uze wasama kuri Shadia wabyibushye ko ungana Tima yabitese ko uyu muntu mbona namuzi Yese no mukire wanjye tuziranye Muhora umugenza se abona hari imbunda yitwaje nta kibazo cyusa hano uyu niwe Shadia Shadia nawe niwe cyusa ni boss wanjye ariko imibare mwayihuza nta kibazo subize se ko nta ribi afite ku mafaranga se byo murabivugana ko njye buryo mubona ni buryo mpemba neza nta kibazo urumva wowe raza gutoma kabiri cyose akagira inkuru rero niwe Shadia njye Shadia kubona rwose inkuru niyo mbarira yego uje kubomora nawe se kugira gute ntabwo nje ku ibyo kubomora uvuga ni biki kuko twabwomba kuvuga niko biri mba bamvugaho ute hari ibyo numvaga bitari ibyo uri kuvuga bakubwiye igiciro se kibiki Tima nta giciro yakubwiye Kese ngenda na tarifu yawe twuze n'abandi bo mu kirambo reka ntagukerereje ntago ikingenza gisa n'icyo we wagambi watekereje ahubwo hari icyo nanje kwibariza nk'igikirere n'amakuru nanje kukubaza umuntu ndi gushaka umuntu bita Cacana niba yaba hano cyangwa se aho yabaherereye nicyo cyangenzaga na ibyo byo kubomora ibyo numva by'ibiciro muri mu mucirerekanya ntago mbizi byo kubomora moteri Cacana ni ushaka nashakaga Cacana na ibyo by'ibiciro by'ibyo babomora cyangwa basenya ntago mbizi biragoye ndabona biragoye kubyubaka ndabona wowe utanashobora kubibomora mbona niho rero Cacana ndamuzi ariko se kumumenya ni kimwe no kunyishyura ni ikindi ufite amafaranga uri bunyishyure se kurangira umuntu ubundi bisaba kwishyura ngewe ubonye n'amagambo abiri tuvuganye wagakwiriye kuba wanyishyuye bana yanjye urabyibushye umvabarira ntabwo uzi ukuntu ungana yego nabaye umuntu bukorereka
ahubwo wowe ntujya uva ku gataye kawe se barura ndage rugira ibiki kugira ngo utabyibuha nanjye simbizi ariko nyine ni kwa kundi sinjya mpinduka yewe wigize nk'abakobwa bo mu mujyi abakobwa b'i Kigali bo batari bashaka kubyibuha baza ari ibiryo bakatabira akayiko kamwe badahaze kugira ngo batabyibuha batica tayi umva byibuze wowe warabyaye birumvikana ko ngewe uracyari umukobwa ndacyari agakobwa gira icyo ubwira nyine ubwo se uzaguma mu bukobwa ibyo amakuru ndaho ndakomeye ndetse neza manange nari nkukumbuye cyane ntabwo wabyumvira ahubwo wa mukobwa harya twigana ka ninde Esther urabona ko twagendaga muri ka gakundi Esther na Nadege bameze kamwe kiyemeraga byataye karakiyemera ntabwo uzi ibintu byamubayeho turaherukanye ejo bundi sinzi ahantu twakubitaniye ku alimentation umva imana yanjye asa nabi kwa kundi yiyemeraga yishize hejuru yumva nyine ariwe mukobwa uri ku kigo mbese nyine umva ari hasi ameze ukuntu namubonye ngira n'isoni zo kumusura izina ry'Imana se yaba yarabaye iki nta mukobwa yari yemeraga ntabwo byari kumuhira yego Nadege we se umva Nadege we ntabwo muheruka ariko mfite amakuru ye yuko niba ari hehe mama ariko ntabwo muheruka neza ariko uriya mukobwa adakurahiye sheri ukuntu yiyemeraga n'ukuntu ameze nonaha umubonye noneho wakwiruka misengera amatse kwamunyereka kuko baragiye bakurikenda niba ari umuhungu wa hehe wamukubise inda Esther se ninda ari kumufatisha inda buriye kumufatisha inda Esther n'ukuntu yakundaga udusore nyine aradukundaga wabonaga ari wuze ubwenge kuturusha yaratuyoboye rega nta mukobwa marange Yesu we kwepwerega twari injabirizi yaragiye arandavura arasa nabi naramurebye numvaga ndakaranyisha ndavuga ntago kwakagombye kwemera ku bantu gusa nyine iyo nabaga nicana yaga nkumbara twese turi kumwe ukuntu twagendanaga tujya inama nubwo Esther wenyine yajyaga duca inyuma akakumvira inama zacu ariko natwe twari dutangiye kuraruka Yesu we marange zihorera hari genge nzibuka ukuntu twasimbukaga igipangu to Yesu we ujye wibuka cya gihe simbuka igipangu gacika yego we bari ikintu jya kumbara nibyo bihe byo kwishuri n'ukuri numvaga isi yandangiriyeho neza neza mbikumbura cyane pe ahubwo kasoso ukibuka kamwe k'inzobe kirata kananutse akana umva kameze neza kashakanye n'umuzungu urumva ariko sose yakundanaga n'umwe n'abadiaspora yego ko hari umusore amuteretaga ho hanze byaranamusaga ariko n'ubundi kari agasura ke ntabwo kari kabera no kubaho nabi ni Imana nyine bari nyamaseke umva ariko nari nkukumbuye Mana yanjye noneho mfite inkuru zirenda kumera nk'umutima banzu mbwira ahubwo nuhe musore uri kugutereta Mana yanjye wimbaza ibyo ngibyo bwo mbwira ukuntu waje gushaka ni gute ushaka umuntu w'inshuti yawe magara ntusige ntumpamagare ntunanshake byibuze ngo nambimenye usko twavuganye icyagiye kuri telefone ubimbwiye numva binguyeho neza byasha kurangira gute ushatse shane ki ibyanjye byabaye inkuru ndende pe byabaye sinavuga ngo iki sinabona ukuntu nabikubwira ahubwo umugabo bita Cacana amuzi ni inshuti yawe nzi kumuzi kagira inkuru ya Cacana rero namuhaye imari ndangije kuyimuha hari amasezerano ko twagiranye y'ahantu tugomba guhurira akansubiza iyo mari twamuburiye irengero nimero ye ntayiriho nta hantu hamwe ari kugaragara hashiyemo iminsi tumuhiga twaramubuze umunsi niyo mpamvu twaje kumukubaza urumva dukeneye inkunga yawe Cacana ahise umumenya umuvandimwe rero Cacana kuba muzi ego nibyo ndamuzi ariko niba mwaje hano muzi yuko aba hano Cacana nawe uba hano Cacana nzi yaba cyakora nkurikije kandi nshingiye nyuma amafaranga ndajya kukwereka hanze nyine ikikuru urumva ntabwo twaje hano ari ibintu byo gukina ndabibona icyo kibazo si n'amafaranga ushaka yose turayaguha
ariko urishuwa neza uzahari aka kanya cacana nawe ari guhigwa njyewe rero nuha agaciro umuzigo wawe yakujyanye ugaha agaciro umwanya wataye uza hano kunshaka tutaziranye njyewe nawe ubona ko byanga bikunda n'ingiro kugezaho cacana nimumva umuzigo wawe kubabaje muvandimwe uranyishyuranya n'ijya gukoreka cacana icyambere nuko tujya kuza nkuko nabikubwiye nagurukijwe n'ikintu gikomeye wowe urabyita umuzigo sinzi ariko icyo hagati yanjye na cacana kirakomeye cyane cacana ni umuntu ufite mu ntoki zanjye mufiteho amakuru ahagije nubwo yaba ari mu mwobo namukura nkamukwereka icyo nshaka munyereke hanyuma umbwire icyo wifuza ni amafaranga nta kindi njye nkunda amafaranga nk'indaya uratuca ngahe tujye mu biciro erega tuye kure kandi biradufata umwanya wowe dasa ku ntego utubwire ngo ndashaka aya mafaranga nkabereka cacana ko nawe avuge makeya kuko ntari kumugurisha oya ntacyo mureke twumve igitekerezo cyiwe mugabo uriya mugabo kumubona biragoye tangiye kuntera ubwoba urabizi ko twakundanaga na Cyusa yego mva tangiye gutana ntekereza ibintu byinshi byagenze gute Cyusa twarakundanaga pe cyane ndabizi Cyusa aza kumpamagara njya kumureba yewe namarayo n'iminsi marayo nk'iminsi 3 nza gutaha nyuma yo gutaha Cyusa kajya muhamagara telefone nkumva ntiri gucamo nza guhamagara b'abatipe bagendanaga abatipe barambwira ngo ntabwo bazahano Cyusa ari ngo nabo ntabwo bari kumwe mu rugo Cyusa ndamushaka ndamubura Cyusa narabaririje ahantu hose nayobewe amakuru yiwe niba kibaho niba yarapfuye none se ntabwo ndi gusobanukirwa Cyusa mwarakundanaga muza kuburana sibyo noneho narinzi ko ari we mubana ahubwo kurabizi n'ubundi nubwo twari inshuti ariko mwaje gukundana aho nyuma tuvuye ku ishuri ntago nagiraga ntago nigeze mumenya neza byanjye byabaye inkuru ndende niki ubuzima bwarambihiye bwabaye nk'umuravumba ngo iki nyuma yo kubura Cyusa urumva ubuzima bwarangoye Cyusa niwe wari byose niwe wamenyeraga byose niwe wamenyeraga ubuzima bwanjye urumva kimara kumubura nyine ubuzima bwarampindukanye buba bibi pe cyane kandi wirira so babara ko mbikubajije pe ntabwo nzi ko wagira agahinda gutyo Cyusa yasize anteye inda nawe ubwiwe ntabwo abizi nanjye nabimenye naramubuze inda nayibyayemo umwana w'umuhungu ikirebe uzi ikintu tugushakaho ni ukuduha amakuru yahari gusa gaturangira ibindi turabyikorera 300 cyo kurangira umuntu njyewe ndakujyana ugeze mu maboko ya cacana cyetse niba rundi cacana wundi nzi niba atari uwonzi ariko niba ari uwonzi kumubona biroroshye kuba wangize buryo waduca 300 washyira umuntu ubwira ngo twituye tubyara umuduhe ariko nanjye ndabona atari umwanya wanjye kandi uribaza kuzano ntago ari ibintu bikoroheye reka ngo amafaranga 50. 50? Shadia amafaranga 50 kuvuga gusa katwereka umuntu amakuru 50 zikuba atari kugura n'umuceri rifuza okay ngaho basi mu 200 nacyo boss akamubwira wawe akamubwira ngifite agatekerezo nimba azi ahari nta kuntu twebwe dushobora kumuhereza wenda nk'ibihumbi 10 hanyuma akaturangira igipanga ari cyakangahe hanyuma natwe tukijyanayo nimba abona kugeraho bimugoye nakujya tumwe mu 200 kandi
twebwe twaje tugusaba ubufasha ntabwo turi kuza tukugurira. wowe kunsubiza nyuma mu mibare. naje guhura n'umusore arantereta kubera ibibazo nari mfite, nta yandi mahitamo nari mfite. yansabye ko tubana kandi ntabwo nari kuzuyaza, nari mfite inda, ntabwo nari mfite umfasha mu bibazo nari mfite. ndavuga ngo wenda ngiye kugenda nduhukeho gatoya. bibaze n'ukuri ikintu ugakangwe n'aya masura ubona hameza, ubwiza ku isura ntibuzagukurure. nabonaga ari umusore ushinguye mwiza, ntekereza ko ubwiza afite inyuma ari nta nibwo afite ku mutima, ariko naho biba bihuriye. umusore twarabanye dukora na mariage, ariko nicyo kintu nicuza mu buzima, kuba naragize amahitamo mabi. twarashyingiwe, tumaze gushyingirwa kwa kundi abageni bishima. ntabwo nzi ngo umugeni yishima gute n'umugabo we bari mu kwabuki. ntabwo nzi ngo umugeni aryamira rimwe n'umugabo wiwe, ntabwo mbizi. nikinabayeho nabi. nese ubwo yaragushakiye iki niba ataragukundaga ku buryo byatuma ubaho utabishaka? ubundi nabuze byose nabura cyusa. icyo kintu nicuza ko naba naramuhemukiye guhitamo kubana n'uwo mugabo. Cyusa waramukundaga? umugabo twarabanye ukwezi kumwe, nta nubwo yanarindiriye ngo tumarane igihe abone kunyiyereka. ukwezi kumwe yatangiye kuncyuriraho abandi bagore. What? My God. ukiri umugeni ukwezi kwa mbere inyamaswa. niki yarankubise njya muri koma, mara igihe muri koma ntazi ahantu ndi. nabaga mu nzu nziza ya etaje yiwe, bayiteza cyamunara kubera amadeni ya banki twari dufite. ubuzima bwaranduriye bumbera umuravumba, nabayeho nabi pe. gusa nyuma asa kuntera inda nyine y'undi mwana, ubu ngubu dufite agahinja. ariko mu kuyintera yari yarantaye, yamaze kuyintera ahita nta n'ubundi arakenda. indi maze kuba nkuru aragaruka asaba imbabazi, turasubirana. ariko mana yanjye niki yagiye ndi kwa muganga, nagiye kubyara niho nasanze yagiye. ntabwo yigeze asa kuncyura kwa muganga. naratashye nsanga umugabo yagiye, kugeza na n'ubu umwana agize ukwezi ntabwo nzi ahantu aba. abagabo koko we, abagabo kuki abagabo ari abana babi koko? nese kuki wabonye basangiye gufata nabi ntunavuge ngo ugende bazi? akenshi ntabwo nari kugenda kuko nabonaga n'ubundi byose ninjye yabyiteye, nahitamo kubana nawe ninjye yabyiteye. telefone yawe wayisize mu cyumba, bari kuyihamagara bihoreye. urumva ntabwo nari kugenda kuko n'ahandi nari kwerekera. gusa nyine wumve ngo ibyanjyeho byabaye uruziga, ariko hamwe n'Imana ndacyariho, ndakomeye nubwo bitanyoroheye, ariko ndi. nese arihe ubu? nabwo yagiye mu bagore nyine. ariko mana yanjye, ako kuki abagabo ari abana babi koko? nese kuki yagushatse atagukunda? niki ibyanjye ntabwo mbizi. ibyo bibazo byose sinigeze mbimenya, twaragiye turaburana. ntabwo ari kubimenya kubera ko nyine nkimara gushaka ya simukadi yanjye yahise ihera, mbura nimero zawe. ntabwo ari kumenya ibyanjye, ariko Imana ishimwe ko nongeye kukubona.
nizere kuri Nick wa wundi basi utahindutse tuzakomeza tukaba inshuti nk'uko wambaga hafi kaza ukomeza umbe hafi. urabizi nawe ntabwo nanjye ni narakubuze kukubona ni ikintu gikomeye cyongeye kuba mu buzima bwanjye pe kuko twe tumaze imyaka myinshi tutabonana ariko ikintu kimbaje ni ukuntu nsanze aho kugira ngo nsange wishimye sheri ufite agahinda n'ukuntu kuki abagabo ari abana babi koko umuntu kunzi kuri umwana mwiza uwo mugabo koko kuki yagufashe gutyo cyakora wamonyerera ariko nyine nyuma y'ibibazo ubuzima burakomeza Niki ahubwo umwana ndi kumva atangiye kuniha reka manze ndebe umwana reka ndagaruka kumureba mwana yanjye abagabo sinzi uko boss wanjye umukiriya wawe ari muri 50 uri mu 10,000 oya reka turangize reka kuri inshuro turangize iki muri ubu buryo nta nubwo aya mafaranga tugiye kuguha ari ukuyaguha kuko 100% yenda ibyo dukoreye biba byaksesinga agaciro kayo ahubwo nakababaro gifite kunugusha n'inyota yo gushaka umugabo icyo kiri gutuma amafaranga tuyakora ko ufite umubabaro nyine kwa muteye n'inyota reka kunyumva ngiye kuguha amafaranga 100,000 umwuga wawe wakoreraga sinzi ko bajya banayagezamo ariko ibyo ntabwo ari byo byanzanye naje no kunyinjira mu kazi ntabwo byo byatuzanye tujye tugenda niba 100,000 bifata nyereka uwo mugabo ngo ayo mafaranga okay ntacyo kanda akanyenyeri zana nguye kode yashibeho ufite na kode yayibura se ako mwabigeze umushinga ngiye muzi kera cyane ngo aho noneho ngo bakigize deshire ubu noneho unakoresha BM waretse amatiku wa mugabo we tukarangizanya ariko babivuze ukuri koko umugabo wanyu n'umuco biba bihabanye nese bongeye kuzira iki waretse tukarangiza nkakwereka caca nubwo bimeze gutyo nanjye mbona nakoraho da tugende kanje kubera ko caca okay sawa message yaje twereke cacana ibindi turi kumwe nakoze sawa ye kwinjiramo ubundi icyo shaka nta kindi ni ugushaka umuzukuru wanjye namara kumutwara ninamutwara nta rwo azamenya ahantu ari ubundi basige kino kigore uretse umwana wanjye nimba cyaramwishe nimba cyaramujyanye hehe nabyo byose ndabimenya reka nigire umuntu mwiza we nigire umuntu mwiza ariko ikinzanye urakibona kiri kumwe n'abagabo cyangwa kiri